twongeye kubaha ikaze mwese abakurikira Hirwa TV Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kubana, tugiye kuganira nkuko bisanzwe. Ubushize twari twaganiriye ku ijambo urukundo, urukundo rwihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo twaruvuzeho cyane. N'uyu munsi rero ntago nagiye kure yarwo, n'ubundi uyu munsi nongeye kugaruka ku rukundo. Hanyuma uyu munsi tugiye kongera tuganire ku rukundo rw'abantu babana cyangwa abantu bashakanye. N'ubundi ntago twagiye kure cyane, turacyari n'ubundi muri cya cyanditswe kiri mu Bakorino ba mbere ibice 13 ku murongo waho wa 7. N'ubundi haravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rwihanganira byose kandi urukundo rubabarira byose. Ese ndashaka kukubaza uyu munsi ndetse nanjye nibaza, ese uyu munsi koko ubabarira mugenzi wawe? Uyu munsi usaba mugenzi wawe imbabazi? Ndashaka kongera kukubaza, ese icyizere kubashakanye koko kiracyahari cyangwa cyarakatitse? Uyu munsi haracyari kumva ukizera mugenzi wawe nkuko wamwizeraga? Uyu munsi nyamuneka bitekerezeho cyane. Nimba wumva urukundo rwamaze gukatika, umenye ko n'icyizere wamaze kugitakaza. Hanyuma ndagira ngo twongere tuganire kugira icyizere, kugirira icyizere mugenzi wawe. Ndongera mbivugeho, muri iyi minsi hari iterambere ryaraje. Iterambere ni ryiza pe, ariko naryo hari ibyo ririmo kwangiza. Nucunga nabi, nutabigendamo neza, iterambere riri bukwangiriza urugo muvandimwe. Biragusaba kuba maso, biragusaba kubitekerezaho. Rikoreshe ariko urihe umwanya kugira ngo wibuke ko ufite n'izindi nshingano, kugira ngo rwa rukundo ibyo rugusaba nabyo bashe kubyubahiriza. Ariko nucunga nabi, ryaterambere riri bugusenyera urugo. Muri iyi minsi hari ikintu bita telefone. Telefone zigiye gusenya ingo z'abantu. Ugasanga umuntu yabanaga na mugenzi we neza, bari bafitanye urukundo, nta kibazo na kimwe bafitanye, ariko kuko umuntu amuhamagaye kuri telefone ikibazo kikavuka. Urumva guhamagara umuntu kuri telefone, urumva ari ibintu birenze? Mu by'ukuri umuntu mubana mu nzu, umuntu murararana, umuntu musangira byose, umuntu mujya kuri banki imwe, umuntu niwe ubika sheke ye, ariko kuko telefone ahamagaye umuntu ikibazo kikavuka. Nyamuneka ntabwo telefone zikwiriye kuba ikibazo. Ntabwo telefone zaje ngo zisenye ingo, ahubwo telefone zaje ngo zubake ingo. Telefoni wituma telefoni yawe ihinduka ikibazo mu rugo iwawe. Wowe nushaka ko telefoni izaba ikibazo, izaba ikibazo. Ariko nushaka ko telefoni ihinduka igisubizo, izaba n'igisubizo. Birababaje kuba hari mugenzi wawe ashobora kuba uyu munsi asiga telefoni yiwe, yarangiza akavuga ati noneho ndagowe, nibagiwe telefoni yanjye kuko atashyizemo password. Tekereza kugeraho umuntu ashaka kujya kwitaba telefoni akajya inyuma y'inzu. Si ikibazo? Nese bwa telefone imirakemura ibibazo cyangwa irimo irabisenya? Impamvu ajya kwitaba akajya kukwisha nuko nta cyizere ukimufitiye. Impamvu ujya guhamagara umuntu akajya kukwisha nuko nta cyizere akigufitiye, nawe ntacyo umufitiye. Ese nukubera iki? Byanze bikunze ntabwo telefone ikwiriye kuba ikibazo. Ubundi njyahamya ko telefone ngo ni mobile. Telefone ni y'umuntu ku giti cye. Nimba telefone ari y'umugore wawe, mu by'ukuri umugore wawe afite akazi, ntago mukorana, wenda ntago mukorana muri business, afite akazi. Ku kazi hari abakorana nabo, hari abo bakorana, hari abo biganye, hari abo baturanye, hari bene wabo, n'abantu benshi cyane afitiye nimero. Ndumva mu by'ukuri kuba ngo umugore baramuhamagaye kuri telefone, ndumva bitabaye ikibazo. Ntago byaba intambara. Yiba yicaranye nawe ngo najye kureba muri telefoni, ngo ajye kwikinga cyangwa ahita asohoka kugira ngo utareba umuntu agiye kwandikira uwari we cyangwa agiye guhamagara uwari we. Oya, ntabwo telefoni zikwiriye kuba ikibazo, ahubwo telefoni zikwiriye kuba igisubizo. Nimba mbere warajyaga ku kazi ntube wahamagara mu rugo uvuga uti nyamuneka byagenze gute, niba utaravuga guti umunsi ndi bubasure, nimba uyu munsi utaravugaga ngo umunsi turubona abashyitsi, ariko uyu munsi ukaba ubikora. Ahubwo telefoni twebwe turazikoresha, ariko tukanazikoresha na nabi. Wikumva ko umugore wawe kuko hari umuntu bahamagarana ngo wumve ko ngo wumve ngo uyu ngo bura yanciye inyuma, ngo bura ngo nabandi bantu babana, ngo ni inshuti ziwe. Oya, wibigira intambara. Ntago kubahama. None se mu by'ukuri tuvugisha ukuri, nese telefone ayiguhaye wasangamo nimero yawe niya nyina niya se gusa nimba bafite. Byanze bikunze harimo n'izindi nimero, kandi izo nimero zirimo zizamuhamagara, izo nimero zirimo zizamwandikira.
umugore nawe umugabo wawe nuko hari abantu bakorana kubera cyo ushobora gutuma umuntu afata izina ry'umugore akaryita iry'umugabo kugira ngo utazabona izina ry'umugore muri telefone ye. Icyo ni ikibazo. Azatinye kwandika umuntu witwa Jeanne muri telefone ye amwite Claude kandi yitwa Jeanne kugira ngo utazabona izina ry'umugore muri telefone. Icyo ni ikibazo mu by'ukuri. Nese urambwira ko ni wowe yamenyanye nawe w'igitsina gore wenyine mbere yuko mushakana hari abandi bantu bari baziranye mbere yuko mushakana hari abanyeshuri biganye b'abakobwa hari abana biwabo babyirukanye b'abakobwa. Ese mukaza hari abandi bantu b'igitsina gore bakorana ntabwo bivuze ko atazatunga nimero zabo. Ariko ngo nubona izina ngo kuko handitsemo Jeanne kuko handitsemo Théophile kuko handitsemo amazina y'igitsina gore ibibazo bivuke. Oya, ntabwo ibyo ari byo bigaragaza urukundo ngo rwizera byose. Urukundo rwihanganira byose kandi rwizera byose. Nimba umugabo wawe ukimukunda nuko ugomba no kumwizera. Niba umugabo wawe ukimukunda nuko ugomba kumwizera. Niba umugore wawe ukimukunda nuko ugomba kumwizera. Ahubwo telefone timo turazikoresha ibikwiriye. Telefone timo turaziha umwanya ukwiriye cyangwa telefone zimuye rwa rukundo. Ni ikibazo icunge. Reba neza nimba koko telefone yawe kuva ikinjira mu rugo rwawe nimba nta bintu byahindutse. Reba telefone nimba mukizitunga mu rugo rwanyu nimba imibanire yawe hagati yawe wowe mugore nawe mugabo nimba nta kintu cyahindutse. Nimba rero cyarahindutse menya ko telefone ari igiye kugusenyera urugo. Ntabwo urugo rwawe rugiye gusenywa nabo hanze. Ntabwo urugo rwawe rugiye gusenywa n'ababyeyi bawe. Urugo rwawe niwe ugiye kurwisenyera ubwawe. Gira umwanya ushobora kuba uri kuri telefone. Birashoboka. Ushobora kuba uri ku kazi ukaba utashye. Ubu muri iyi minsi hagezwe ibintu byo gukorera akazi mu mago. Wikumva kubera ko mugenzi wawe ari kuri telefoni kuko wikumva yuko yakwimye umwanya. Ariko nanone communication. Nimba uri mu rugo ugiye gukoresha telefoni ganiriza madamu wawe. Mubwire rero wihangane ngiye kumara wenda isaha yose ndi mu by'akazi. Ngiye kujya kuri telefoni mu by'akazi. Nimuze kunderanja cyangwa ndanimumpamagare nimugire gute ngiye kuba ndi mu by'akazi uri kuri telefone. Ndumva nta kibazo cyavuka. Mugenzi wawe yabikubwiye. Ariko nanone nimba akazi kawe karangiye ibuka na wa mugore kakeneye umwana. Arashaka keya ndetse wa mugabo wawe nawe arayikeneye. Akeneye kumureba. Akeneye kumubwira ariko ntago heruka kwiyogoshesha. Ariko uwo mwanya ntago abantu bakiwubona. Ntago uwo mwanya abantu bakiwufite. Umuntu araba yicaye muri saro muyiwe. Yicaye hariya n'umugore yicaye hariya n'umwana yicaye hariya. Umwe nimba utari muri televiziyo ari muri telefone. Umugore mukicarana mukamarana amasaha abiri nta muntu n'umwe urabwira undi jambo. Nta jambo na rimwe muravugana. Umwe ari muri telefone ye undi ari muri telefone ye. Isuzume neza. Nimba koko niba nta kintu irimo kwangiza muri iyi minsi. Nimba nta busabane wagiranaga na mugenzi wawe butarimo kugenda neza muri iyi minsi. Nimba ubona koko telefone yawe ishobora kuba yagutwariye urukundo ukaba ariyo wakunze cyane ukaba wakunze ibirimo gusumbya mugenzi wawe. Isuzume neza biha umwanya na mugenzi wawe ariko muba umwanya. Wikumva ko telefone wiyiha umwanya cyane gusumbya mugenzi wawe muri kumwe. Yiha umwanya kora akazi kawe hamagara rwose isanzure ariko wibuke no kwereba mugenzi wawe. Mu by'ukuri muri iyi minsi urabona ko ntago abantu nimba ari urukundo rwakatitse nimba ari iki biratangaje kubona yenda umugore n'umugabo baba babana mu nzu ariko wenda nk'umugabo akaba yasohoka yagera hanze ukabona umuntu wo hanze n'umubwira ngo ikora ntago ritunganye kandi asohotse muri saro umugore we yarahicaye. Aragiye amaze kugenda ageze hanze mu muhanda umuntu akamubwira atereka ngo utunganyirize ikora. Icyo si ikibazo. Wenda wibana bimwe twahoze dusoma ngo umwiyaguye ntagabo n'umubyutsa ariko ngo babiri barasusurutsanya. Niba mugenzi wawe agiye ku kazi n'umudamu wawe n'umugabo wawe wakanya mubwire reka turebe ako uyu munsi wambaye neza. Twebwe igitsina gore ibyo turabikunda kandi nakeka namwe abagabo mutabyanga. Iyo umuntu akubwiye ati mwenda wambaye urakubereye wumva wishimye wumva unezerewe kubera iki ushobora kubwirwa nabo hanze ko wambaye neza kandi mugenzi wawe mubana. Kubera iki mugenzi uwo hanze ashobora kukubwira ati ariko uyu mwenda wambaye ko wacitse mu mugongo
ntabwo we wabibonye ko mugenzi wawe yakaba yabikurebereye. Ahari urukundo rero, niyo mpamvu ngo ahari urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose. Urukundo ruracukumbura rukareba ko n'umuntu aca inzara. Ahari urukundo rwibuka kureba ku birenge by'umugabo wawe ko inzara ze ziriho zakuze. Ahari urukundo wibuka kumubwira ko n'ubwanwa butogoshe. Ahari urukundo wibuka kureba umugore wawe ukamubwira ariko ibisuko byawe birashaje. Wibuka kureba umugore wawe ukamubwira ariko kanta yashize mu mutwe. Wibuka kureba umugore wawe ukamubwira ariko uyu mwenda uwuhoramo. Ahari urukundo ruracukumbura, urukundo rwihanganira byose, urukundo rushakisha ahantu hose. Ahari urukundo ibintu byose bigenda neza. Ahari urukundo byibazeho nanjye mbyibaze nimba kuko muri iyi minsi reba kwa kundi mugishakana yajyaga kujya ku kazi ukaza ukamureba sheri ariko ndabona harangarika ngo utunganyirize ikora reka yego pe ndabyemera inshingano zabaye nyinshi. Hari igihe agiye ku kazi nawe ukagiyeho, hari igihe agiye ku kazi nawe ugiye guhinga, hari igihe agiye ku kazi nawe ugiye gucuruza, hari n'igihe agenda wewe wagiye kurangura. Ubu ngubu byabaye urufatanya, buri bantu bose barahagurutse, twese ni ugukora. Ariko nibura akanya gato mubonye ko kuba mu rugo, nimwicare muganire, nibura mwicare no muri saro mwihe n'akanya gato, nibura n'abana banyu baze bicarane namwe muri saro, n'abana babona umwanya wo guteta, n'abana babona umwanya wo kubona papa na mama bicaranye. Nyamuneka reka urukundo rwongere rugaruke. Umunyarwanda aririmbye ngo urukundo ni rwogere. Reka urukundo rwongere banyarwanda. Reka urukundo rwogere bavandimwe mu nkurikiranye. Reka urukundo rwogere mu bantu bari kumwe, mu bantu babana. Ntabwo ari ngombwa kubashakanye gusa. Ushobora kubana n'umwana w'umukobwa, ushobora kubana n'umuhungu, ushobora kubana n'umwana wawe. Ariko abantu bibagiwe inshingano. Abantu bibagiwe inshingano zabo. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubana na mugenzi wawe cyangwa ubana n'umwana wawe usange ntabwo umuha umwanya. Reka dushake ubutunzi, reka dushake ibyo dushaka, reka dushake amafaranga, ariko twibuke ko n'ingo zidukeneye. Twibuke yuko nakeya turayishaka. Dukeneye guteteshwa, dukeneye guteta. Umugore akeneye guteta, umugabo akeneye guteta. Wikumva ko wowe umugore wivuga ngo umugabo wanjye ntago akintetesha, ese wowe uramutetesha? Umugore nawe wivuga ngo umugabo wanjye ntago antetesha, ese wowe uramutetesha? Umuntu atanga icyo afite, umuntu atanga icyo yahawe. Nimba byanze bikunze wamwerekanye neza, niba wafashe umwanya ukamutekerezaho, niba wafashe umwanya ukamubwira ariko mugabo wanjye hari ibyo mbona muri iyi minsi bitagenda neza, nuza kuva ku kazi uze kuza tuganire, nuza guhingura kubahinga, nuza kuva mu bucuruzi, ariko nibura tuze kwiha nk'isaha imwe tuganire. Ni byiza kugira ngo aba bana bafate n'umwanya wo kongera gufata igihe cyo kuganira ku buzima bwabo, bafata umwanya kugira ngo ibitagenda neza babikosore, kugira ngo aho babona bari batanye bitagendaga neza babikosore, kugira ngo harimo wari warabangamiye mugenzi we. Hariho igihe ushobora kubura umwanya wo gusaba mugenzi wawe imbabazi, hari igihe ushobora kubona ibintu byinshi bikuvuna, ariko mu by'ukuri urukundo rurihangana. Niyo mpamvu ngo urukundo rwihanganira byose. Ushobora kuvuga uti byanze bikunze ndabizi ko umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye aboneka ku cyumweru ntago ajya akora, ukavuga uti nzihangana muri iyi minsi, nzihangana, sinzamwereka uburakari, sinzamwereka ko byambabaje, nzihangana, nzabigumana, ariko ku cyumweru nzamubwira mugabo wanjye cyangwa mugore wanjye mbabarira untega amatwi, hari ibintu bitagenze neza, hari amagambo wambwiye wa munsi wihuta ujya ku kazi, hari amagambo wambwiye wa munsi turi mu buriri, hari amagambo wambwiye turi ku meza, ibyo byose byarankomerekeje. Ariko ndahamya neza ko numuha uwo mwanya kuko mwabifatiye umwanya. Ariko wowe niba umuntu arimo afunga inkweto umubwira utari ku binibi burya byanze bikunze ibintu umubwiye nta gaciro ari bubihe kuko ntago afite umwanya wo kubitekerezaho. Niba umuntu mwashwaniye mu kazi mwikumva ko ibibazo muri bubikemurire mu kazi, oya. Niba mwashwanye murimo gucuruza, niba mwashwanye muri business, niba mwashwanye ho mwazindukiye, oya, ni mwihangane muze kubiha umwanya kuko urukundo rurihangana. Ahari urukundo, iyo ufite urukundo urihangana uvuga uti nubwo yambangamiye, nubwo yansubije nabi igihe hari abashyitsi, nubwo igihe hari umuntu namubajije ikinanyuka inabi, ariko nanjye ndihangana, sindi bumwuka inabi, ndihangana. Igihe abashyitsi bacu bari buze kugendera ndaza kumwicaza mubwire ntariko umugore wanjye wa munsi
wa munsi cyangwa cyage cya yasa wambwira ibintu utagombaga kumbwira, nubimubwira utuje muri wa mwanya mwabigeneye, ndahamya neza ko wamunaza biha agaciro kana kagusaba imbabazi. Reka twige gusabana imbabazi. Nimba ukose ukajya imbere y'Imana mu by'ukuri ukayibwira ngo mbabarira, kubera iki mugenzi wawe mubana udashobora kumusaba imbabazi? Birashoboka n'umuntu yakosa, n'umuntu yateshuka, ariko igakusaba imbabazi. Musaba imbabazi, mubwire ngo mbabarira, nawe akubwire ngo mbabarira. Nimureke tubane mu rukundo, nimureke twubake umuryango, nimureke twige kwihanganirana, ariko twige no gusabana imbabazi, kandi twige no gucirana bugufi. Erega twese turabikeneye. Nkeneye gukira igikomere, nawe ukeneye gukira igikomere. Nta wundi rero sibye twebwe twembi. Babiri bavuze ngo umwe wamurwanya ukamutsinda, ngo ariko babiri ntago wapfa kubameneramo. Nawe niba ufite icyakubabaje, ihangane ukibike, uze gusaba mugenzi wa mubwo utari kuze kumpakanya. Ndashaka ko turi buze kuganira. Mushobora kubiganira muvuye ku meza, mushobora kubiganira muryamye, mushobora kubiganira mwicaye muri saro, mushobora no gufata ahantu mugasohoka, mushobora no kujya kwicara ahantu runaka muri hoteli cyangwa no ku kabari cyangwa no muri restaurant n'ahandi hantu runaka. Mushobora kwicara mukabiha umwanya, ukavuga uti mfite ibintu maranye iminsi mugabo wanjye cyangwa mugore wanjye, maze iminsi bigendana numva bimvuna, ariko ndumva nshaka kubikubwira umunsi nkaruhuka. Mu by'ukuri azagutega amatwi, uwo munsi yenda hari nawe uzamusembura, nawe ibyo yaramaranye iminsi atari yarakubwiye nawe azabikubwira. Nimurangiza icyo gihe muzahazabaho kuvuga ngo ni mbabarira, kuko hejuru y'imbabazi nta kindi kibaho. Hejuru y'imbabazi nta kindi kintu, habaho urukundo. Rero mnyamuneka bavandimwe nshuti zanjye, reka twongere twige urukundo. Ongera kugirira umugabo wawe icyizere, girira umugore wawe icyizere. Wikumva kuko yatinze gutaha wumve ko yarari mu bandi bagore, wikumva kuko yatinze gutaha wumve ko yarari mu bandi bagabo, wikumva oya, mwizere. Kwizerana, kwizera ni igiti, kwizera ni ijambo rikomeye cyane. Izere mugenzi wawe, izere mugenzi wawe utaye umutungo w'urugo, izere mugenzi wawe ufata amafaranga akubaka inzu, izere mugenzi wawe uha amafaranga minervare y'abana akagenda akayishyura ntayangize, izere mugenzi wawe utakuraza ubusa, izere mugenzi wawe musangira konte ntajye kwivida, izere kuki utakaza icyizere kuri mugenzi wawe? Ni ukubera iki? Mugenzi wawe mwizere, izere. Kubera iki? Umuntu arajya kubaka inzu akaza akakubwira ati ariko nyamuneka twubake, ariko mfite amafaranga kuri konte, ariko twabigenza gutya. Warangiza ukanirwa kumwizera ngo yavuganye n'umuntu. Mu by'ukuri urumva ibyo ari ibintu bikomeye. Oya, hari ibintu duha agaciro, hari ibintu twubaka muri twebwe bidusenya, hari ibintu bituma bidusenyera ingo, hari ibintu bidusenya imitima ariko bitagakwiriye. Twongere tugarure icyizere. Niryo jambo, niyo hari titre y'iri jambo ryanjye, kwa rukuvuga ngo kwizerana kw'abashakanye. Kugira icyizere, kwizera mugenzi wawe. Nimba yagiye agatinda wikumva ko byacitse, nimba yagiye ntatebuke wikumva ko ibintu byarenze, mwizere. Niba kubwiye ati hari aho ngiye, wijya kumubaza ngo ubwo ugiye hehe, ngo ubwo aho waruri ndahazi, ngo ubwo aho mwatindanye ndabazi. Oya, ntago ibyo bikwiriye. Mwizere, kugirana icyizere. Izere mugenzi, ahari urukundo haba n'icyizere. Iyo umuntu mukunda uravuga uti mugabo wanjye bari ku kazi, uwenda asuye bagenzi be, uwenda yabanje kujya iwabo, uwenda agiye kwa mushiki we, yenda agiye ku mwana biganye, yenda agiye bimutunguye. Ibyo byose ukabikusanya kubera ko ari urukundo. Urukundo igihe cyose rushakisha ibyiza, ntabwo urukundo ruzana impamvu. Ntabwo urukundo ruvuga ngo buriya urukundo ngo disi buriya wabona agiye kwa mama we, wabona agiye kwa sister, wabona agiye ku muntu biganye, wabona agiye ku mukozi mwe, wabona hari uwamutumiye, wabona. Urukundo ruhora rushakisha ibintu byiza. Urukundo rushakisha ibyiza, ntabwo rushakisha ibibi. Urukundo rurihangana, kandi urukundo habaho kwizerana. Rero nshuti muvandimwe warunkurikiye, nshuti muvandimwe twaganiraga uyu munsi, reka twongere twizere, reka twongere twizere abo tubana, reka twongere twizere abo twashakanye, reka twongere tugarure urukundo.